bavandimwe namwe inshuti teraniye hano kuri uno musozi wa Jari, mu izina ryanjye bwite ndabaramukije mbifuriza amahoro y'Imana. Ndagira ngo mbagezeho gahunda uko zigenda zikurikiranye. Turatangira n'umunota wo kwibuka, hakurikiyeho isengesho. Mu byubahiro byanyu ndagira ngo mbasabe kujya ijuru dufate umunota wo kwibuka. Murakoze. Tugihagaze reka nsabe Pasiteri Ntagwabira Innocent asengere iki gikorwa. Karibu. Mana yacu, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye mwami ko waduhaye impano y'ubuzima. Data, niyo mpamvu tubashije no kugera ahangaha kugira ngo twongere kwibuka ababyeyi bacu, kwibuka abavandimwe bacu, kwibuka inshuti zacu, abaturanyi bacu baze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu musozi wa Jari ni umusozi twakuriyeho, ni umusozi twaboneyeho ibyiza, ariko ni n'umusozi twaboneyeho aya mateka twibuka tuzirikana uyu munsi. Reka rero ubane natwe mwami, gahunda yose uko ikurikirana ibe iyo gukomeza kutwubakamo icyizere cy'ejo hazaza. Turagushimiye kuri Imana yacu, turagushimiye kuri Imana yazuye igihugu cyacu kikongera kuba igihugu gishya, igihugu gifite amahoro, igihugu gifite umutekano. Ntabwo dushidikanya ko wabigizemo uruhare, kandi dusabiye n'umugisha abo wakoresheje bose, ingabo zari za FPR Inkotanyi n'abandi bose mwami bagize uruhare mu kongera kubaka iki gihugu, ubaho umugisha utagabanije. Turabigushimiye rero mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Reka nsabe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Jari aze atugezeho ijambo banatwakirire mwese abashyitsi. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Mwayarubanda akaba n'umushyitsi mukuru muri uyu muhango, Nyakubahwa Visi Perezidante w'Urukiko rw'Ikirenga, abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, babyeyi, nshuti, namwe bavandimwe mwaje kwifatanya natwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, banje kubasuhuza kandi mbifuza gukomera twibuka twiyubaka. Fasha uyu mwanya kandi ngira ngo nihanganishe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, bafite ababo baruhukiye muri uru rwibutso, ndetse n'abandi bafite ababo baruhukiye mu nzibutso zitandukanye muri iki gihugu. Ngira ngo mbabwire ngo nimukomere kandi mutwaze gitwari. Uyu munsi ni ku itariki 13, ni itariki ngarukamwaka duhurira hano ku rwibutso rwa Jari, ahashyinguye imibiri isaga 25,000. Twaje rero mu rwego rwo kubasubiza icyubahiro ndetse no kubasubiza agaciro bambuwe. Muri uru rwibutso haruhukiye abatutsi baturutse imihanda yose. Hari abaturutse mu cyahoze ari segiteri Rubingo, Jari, Gihogwe na Cyuga, ubu byabaye umurenge wa Jari. Hari abaturutse mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo. Hari abaturutse muri Kanyinya ni mu karere ka Nyarugenge. Hari abaturutse Shyorongi na Ngoma mu karere ka Rulindo. Abo bose baje hano bizera gukira.
hari ikigo cya gisirikare bizera uburinzi bwabo, ndetse bamwe bahungira no mu kiliziya bizeye ko ntawatinyuka kubakurayo kugira ngo abice. Ariko ibyo byose byari byo bibwiraga kuko byararenze barabica. Akaba ari nayo mpamvu kuri iki gicamunsi twateraniye hano tubibuka. Muri iyi minsi 100 turimo, ni igihe cyo kwibuka ndetse no kuzirikana ibihe bikomeye igihugu cyacu cyanyuzemo. Ni ukongera kuzirikana ko nubwo twageze kure habi, ibikomere by'umutima n'iby'umubiri ari byinshi, ariko icyizere cy'ubuzima kirahari. Ni igihe kandi cyo gufata mu mugongo abarokotse ndetse no kubaba hafi. Ndasaba abarokotse ku icumu rya jenoside kudaheranwa n'agahinda, bagaranira icyabateza imbere. Ndagira nti nimukomere, muharanire kwiyubaka no kugira icyizere cyo kubaho kandi neza. Ndasaba buri wese ko yaharanira ko jenoside itazongera kubaho ukundi, kandi tukarushaho gushyigikira ibyiza twagezeho, duharanira iteka icyateza imbere igihugu cyacu, kugira ngo tuzaraga abana bacu igihugu cyiza kizira jenoside. Banyacyubahiro mwese muri hano, mbere yo gusoza nagira ngo mbashimire mwe mwese mwaje kudufata mu mugongo kuri uyu munsi. Ntabwo narangiza kandi ntashimiye ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi zahagaritse jenoside. Abahungiye nk'uko nabivugaga bari baje bizeye ingabo nk'izo, ariko zabataye mu menyo ya rubamba barabica. Turabashimira rero igikorwa cy'ubutwari mwakoze. Ni iby'agaciro ku gihugu cyacu ndetse n'iby'agaciro ku barokotse jenoside. Ndagira ngo rero mbahe ikaze muri uyu muhango, kandi ngira nti dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Dufite ikiganiro ku ruhare rw'ingengabitekerezo ya jenoside mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano za buri wese mu kubumbatira, la Sœur Immaculée Uwamariya. Reka nsabe gutanga ikiganiro Sœur Uwamariya Immaculée aze tumuhe umwanya. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Muraho mwese. Ndashimira Imana impaye uyu mwanya wo kuza kwibuka abatwabuze bazize jenoside yakorewe Abatutsi, bapfuye nta cyaha, ariko aho bari nta nduru ikihagera. Tuje rero kubibuka tububashye. Aya ni amahirwe akomeye igihugu cyaduhaye, kuko cya gihe bitashobokaga, utari ufite n'uburenganzira bwo kugaragaza ko ubabaye. Kuba rero tubakikije ni iby'agaciro, kuba turi kumwe nabo tubibuka, tuvuga ibyiza byabo, tubabwirana, tubavuga amazina, twibuka ineza yabo mu mitima yacu, bitubeshaho, bikaduha imbaraga, bikanatwemeza ko urupfu rudatandukanya abakundana, kuko iki ni igihugu cyabo. Nubwo bapfuye bakicwa, ariko bazahora bakivugirwamo kandi tubaha agaciro. Ariko uyu ni n'umwanya mwiza tuba duhawe wo kwiyibutsa uko dukwiye kubaho bitandukanye n'ibya mbere. Jenoside yakorewe Abatutsi yatumye iki gihugu kibura ubumwe, kirabutakaza, kigira agahinda. Umuntu yareba undi akamwikanga, yanamutekereza aho ari akumva yamwica. Ubumwe burasenyuka, imiryango irasenyuka, igihugu cyose cyuzura amarira n'imiborogo. Agahinda n'ishavu biracyari mu mitima ya benshi. Uyu munsi rero
tugomba no kuzirikana ko iyo nabi yatumye iyo jenoside iba tugomba kuyamaganira kure, ari nako kurwanya ingengabitekerezo yayo. Ubundi ikibi kirasenya, kandi gisenya gihereye ku wagikoze. Uwakoze jenoside cyangwa yiteguye nawe yarahombye, ntacyo yungutse. Ariko ku buryo bw'umwihariko uwo yakorewe yarashengutse kurushaho. Ariko uko byagenda kose ni ngombwa kurwanya ikibi, kandi tukiyemeza kubaho twubaka icyiza. Bizadutwara imyaka myinshi, bidutwara imbaraga nyinshi, ariko tugomba kubigeraho kuko niwo muti wakiza iki gihugu. Na Yesu ubwe agiye kuva muri iyi si yabwiye abigishwa be ati mube umwe nk'uko jye na Data turi umwe. Kuba umwe rero ni inshingano za buri wese, kwibuka ko turi abavandimwe. Nta muntu n'umwe uhagaze mu mwanya wundi, nta n'umwe ubuza undi guhumeka iyo ariho. Kubaha rero mugenzi wawe, kubaha uwo muri kumwe, kubaha uwo muhuye, kubaha uwo wasanze kuri iyi si dore ko atari nawe wayimuzanyeho, ni inshingano za buri wese. Ubumwe bwarasenyutse, ariko muri iyi myaka twabonye ubuhamya bwinshi bugaragaza ko dushobora kubaka ubwo bumwe, tukongera tukavuga ururimi rumwe rw'urukundo, tukiyubaka, tukareba imbere, ntiduhere ku nabi yabaye ahubwo tukayirenga. Kandi burya koko uwabonye urupfu ni nawe ubona ubuzima, kuko tuzi aho twavuye habi, dushobora no kumenya icyerekezo tujyamo, tukiyemeza, tukubaka ubwo bumwe, kandi buri wese akabigira intego. Jenoside ikirangira nibajije ikibazo, ese umuntu azabaho gute? Ese umuntu azaba muri iki gihugu? Iki gihugu cyari kibi kukibamo, ariko nkumva no kukivamo atari byo. Ndavuga ngo ibyo ari byo byose, niba Imana yemeye ko nkibamo, nyirokokeramo, nuko hari impamvu. Kandi impamvu ya mbere numva yatumye nguma muri iki gihugu ni ukugira ngo ngire icyo ngikoramo. Kuko ntacyo byaba bimaze kuba warokokeye muri iki gihugu, cyangwa se uyu munsi ukibamo nk'umunyarwanda ngo ukore ubusa, cyangwa wigire ntibindeba. Hari icyo ugomba gukora kugira ngo iki gihugu kibe cyiza, kuko ni Imana yakiduhaye. Dukunda kucyita u Rwanda rwiza rwa Gasabo, rwa Gihanga. Niba rero uyu munsi twicaye ahangaha, nuko tugifitemo n'ubutumwa bwo kukigira cyiza, nubwo cyari cyarahindanye, kuko ahagiye haca urupfu hagiye hashibuka n'ubuzima. Tumaze kubibona muri bariya bana bameze nk'ikimenyetso cy'ubuzima. Kandi koko abana bavutse nyuma y'iyi jenoside ni abana baduhoza, bakatwereka ko igihugu gishobora kongera kuba cyiza. Muri iki gihugu rero buri wese afite icyo yakora, cyaba gito cyaba kinini. Aho uri, aho utuye, aho ukora, aho ugenda, ukwiye kugira icyo uhakora kandi cyiza. Nkunda kuvuga ngo ese igihe uzaba utakiriho, abakubonye, abakumenye bazakwibukira kuki? Ese bazavuga ngo ni wa wundi wari warakoze jenoside? Ese bazavuga ngo ni wa wundi wari warihebye? Ese bazavuga ngo ni wa wundi wambaraga ingofero buri munsi? Ese bazavuga ngo ni wa wundi wogezaga umupira? N'icyo uzasigira iki gihugu bazakwibukiraho? N'iki uzubaka kitazibagirana? Ni ikihe giti cy'amahoro uzatera ku buryo abazagukurikira
bazacyugamamo agahinda, bakacyugamamo imibabaro, bakakiruhukiramo. Ni ikihe se kizakurura abantu muri iki gihugu kandi nawe wakigizemo uruhare? U Rwanda rero rukeneye imbaraga zacu kugira ngo twubake neza. Nubwo twahuye n'inabi ikabije ikomeye, ariko kandi biranashoboka ko twakubaka neza. Iyo urebye amateka y'isi, ukareba n'amateka y'igihugu cyacu, abantu bitangiye abandi ntabwo ari abantu banyuze mu buzima bworoshye, ahubwo uzasanga ari abanyuze mu bikomeye. Twebwe rero ko twanyuze muri jenoside yakorewe abatutsi, tuzavamo abantu bakomeye bashobora kuvuga ibintu bikomeye bakagera no ku bintu bikomeye. Kandi koko biragaragara, kuko abarwaniye iki gihugu bakakigeza ku mahoro uyu munsi dufite, ntabwo ari abantu banyuze mu byoroshye, banyuze mu masasu ariko baza batabara, bapfushije abantu ariko batabara abandi. Bivuze rero ko ushobora kubabara ukanyura mu bibazo, ariko ntuhinduke ikibazo ahubwo ugahinduka igisubizo. Mu gihe Papa Yohani Pawulo wa kabiri yasuye u Rwanda ku itariki ya 7 kugeza ku ya 9 mu 1990, yaravuze ngo u Rwanda rw'imisozi 1000, u Rwanda rufite ibibazo 1000, ruzabyara n'ibisubizo 1000. Ubu rero 1000 ni umubare udashobora kubarika. Bivuze yuko twifitemo imbaraga zo gutsinda inabi, tukagera kure hatigeze kubaho, kandi tukagaragaza ko ibyo bishoboka, kuko twabonye ubuzima kugira ngo tube ibimenyetso by'ubuzima muri iki gihugu. Uyu munsi kandi ni n'umunsi wo kwamagana inabi. Nta muntu n'umwe inabi yigeze igirira neza ngo atengamare, yishime, yivuga ibigwi. Uwakoze nabi agenda yububa, nubwo izuba ryaba riva aba ari mu mwijima. Niyo mpamvu kugira nabi byica umuntu ahagaze, abantu bakabona agenda ariko yaragowe. Nagize amahirwe yo kujya kwigisha muri za gereza, cyangwa se yo kuganira na bamwe mu bakoze ibyaha bikomeye nka jenoside yakorewe abatutsi. Iyo muganiriye bagira bati twarapfuye. Hari n'abagiraga ikibazo cyo kuva mu nzu y'imbohe, mu nzu bagororerwamo, bakavuga bati se tuzajya he, tuzagenda tumeze dute, tuzanyura he? Bivuze ko icyaha kikugira umucakara. Ariko kandi uwemeye icyaha akemera kwihana, akemera guhinduka, ashobora kongera kubaho. Twarabibonye, twagiye tubona ubuhamya nubwo bukiri bukeya bw'uko iyo umuntu yanze ikibi ashobora kongera kuba umuntu. Reka rero mbwira uwagize nabi ngo nayoboke inzira y'ineza, yumve ko bishoboka, kuko nawe kuba kiriho, akaba kiri muri iki gihugu cyangwa ari kure yacyo ariko akitwa umunyarwanda, bishobora ko yanywa umuti w'urukundo akongera kuba umuntu. Ubumuntu bukagaruka, umutima ukongera ukaba muzima, kuko igihe cyose umuntu ahumeka ashobora kugira amahitamo meza kandi akaba umuntu igihugu cyifuza, umuntu wagirira abandi akamaro. Rero nabo barahamagarirwa kubaka iki gihugu, kuko iki gihugu kizubakwa n'imbaraga zacu twese. Ikindi navuga nuko umunsi nk'uyu ukwiye kuduha ubutumwa. Ubutumwa nubwo waba waranyuze mu ngorane, nubwo waba warasigaye wenyine, nubwo waba uri umupfakazi, nubwo se waba uri imfubyi, nubwo se waba ufite ibikomere bindi bikomeye, hari icyo iki gihugu kigusaba. Iki gihugu cyavuye kure, ariko kiracyafite urugendo rukomeye. Iyi ntambara y'amasasu yangiye,
yenda imbunda ntazo tucyumva, ariko urugamba ntirurarangira. Hari abantu benshi bakirira bagikeneye guhozwa. Wahojeje bangahe? Hari abantu benshi bataravuga ibyababayeho. Ese ufata umwanya wo kubatega amatwi? Hari abantu benshi batarabona icyerekezo cyo kubaho, bakibaza, bagishidikanya impamvu bariho. Abo bose rero baradukeneye. Buri wese akwiye kubera undi umuti, akabando k'iminsi, kandi akumva ko nta na rimwe ushobora kubaho wenyine ngo unezerwe. Burya ikizakwereka ko unezerewe, ko wishimye, ni umubare w'abantu benshi uzaha ibyishimo. Niba rero ukishima wenyine wihugitse ahantu, ntabwo ibyo ari ibyishimo, ibyo ni ukwikunda. Kwishima mu gihugu cyacu, ukamenya ko n'undi yababaye nawe bikugeraho, n'undi afite ikibazo nawe bikugeraho. Niyo mpamvu iyo ukemuye ikibazo, udakemura ikibazo cyawe wenyine, ahubwo ukemura ikibazo cy'uwo muri kumwe, kuko niwe muvandimwe Imana yaguhaye. Nubwo twabuze ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, ariko iki gihugu kirimo Abanyarwanda. Abo Banyarwanda rero buri wese mu izina rye akeneye undi, kugira ngo akire ibikomere afite, kugira ngo yubake amahoro, kandi kugira ngo atere intambwe ijya imbere. Turebe rero umurage dushobora guha iki gihugu cyacu, turebe icyo tumarirana kugira ngo twubake bwa bumwe. Hari igihe nigeze kujya kwigisha ahantu, barambwira bati ntabwo tuzongera kujya gusenga, kiliziya baziciyemo abantu, ntabwo tuzongera gusenga kuko abantu baje kutwica bambaye amashapure. Ariko ndababwira ngo ahubwo tekereza mu kindi cyerekezo. Njyewe ni nambara ishapure, nzayambare ndi umukristo koko. Njyewe ninjye gusenga, nzakizwe koko mba umukristo Imana yifuza. Ariko iki gihugu cyacu nta n'ahantu hatabereye ubwicanyi. Aha twicaye habereye ubwicanyi. Aho tugenda mu nzira, amashuri twigamo, abanyabwenge bayizemo bakoze ubwicanyi. Ahubwo reka tuvuge ngo reka tuhanyure tubiba amahoro, tuhanyure twigisha inzira nshya, inzira y'urukundo. Noneho iki gihugu ahubwo tukigangahure, ahaciye ikibi tuhanyuze ineza. Ndumva ariko kwiyubaka, tukibuka twiyubaka, kandi nimuhumure, ntago tugipfuye, kuko urupfu ntago rufite ijambo rya nyuma. No muri iki gihugu abari bakirimo muri jenoside yakorewe Abatutsi, twaribazaga ngo bizagenda gute, ariko uyu munsi turavuga ngo u Rwanda, navuga ngo rwaravutse, kandi rwavutse neza. Ntago ruzongera gupfa, ntabwo ruzongera kubabara bigeze aho rwageze. Reka rero nsoze mvuga ngo twibuke twiyubaka. Uwagize nabi areke inabi, kandi buri muntu wese yumve ko afite icyo yakora kugira ngo tugire igihugu cyiza. Tuzaraga abana bacu igihugu kizira amarira. Tuzigisha abana bacu ko bava inda imwe, kandi ko buri muntu wese ashinzwe undi, maze tumenye ko ubumwe bushoboka, kandi ko ubumwe bushoboka iyo ngize icyo nkora. Reka mbwire n'abacitse ku icumu ko kubabara atari ko gupfa. Mu mubabaro wanyu muzakuremo imbaraga zo kubaka igihugu abandi bazareba bagatangarira. Turi mu minsi ya Pasika, aho Yezu yazutse. Ijambo wirinde no kwica urukundo, kuko kwica urukundo bivuga gupfa. Wowe rero warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, urakabaho.
nugera mu ngorane uzibuke iri jambo nakubwiye ngira nti urakabaho. Ntuzibagirwe ko wari gupfa none ubu ukaba uriho. Hari impamvu rero wabayeho, ngaho tangira uyizirikane, ugire umugisha w'Imana, kabeho. Reka mbwire buri wese uri hano ko kubaho ari inshingano. Niba Imana yaratugiriye ubuntu tukabaho, ntago twasigariye kugira nabi. Bariya duherekeje bazize inabi, numva umunyarwanda wese akwiye kuzira inabi kugira ngo ibyabaye bitazongera, jenoside ntizongere ukundi, kandi duhindure imitima kuko ubumwe butangirira mu mutima. Mugire amahoro mwese, mbifurije ibyiza, mbifurije umugisha, murakabaho. Twifurije kubaho. Kubaho ni ukuba ufite ubuzima, kutabaho birashoboka nabyo igihe cyageze, ariko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kwambura ubuzima, kuko ababikora cyangwa se ababikoze abo bose nta mugisha bafite. Uburyo ubwo aribwo bwose bakoreshamo n'ibyo bakwifuza. Bamwe bari abakozi b'Imana, iyo ukora ikibi ntabwo ari umukozi w'Imana. Hari abakoze ibyaha ku buryo wagira ngo bafitanye isano ya hafi na Sekibi. Reka mbonereho gutumira Presidente Bayibuka aze atugezeho ijambo, hanyuma turaba twitegura no gushyira indabo abacu. Murakoze. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyacyubahiro bandi muri hano, banyakubahwa barokokeye jenoside muri uyu murenge wa Jari n'ababaherekeje, bavandimwe, nshuti, banje kubasuhuza. Mwiriwe. Mu izina ry'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi bo mu murenge wa Jari no mu izina ryanjye bwite, turabashimira umwanya wanyu mwafashe mukaza kudufata mu mugongo. Twebwe abarokotse, umwanya mwabihaye tuhaye agaciro gakomeye. Uru rwibutso rwa Jari rwubatse hano i Rubingo, rushyinguyemo imibiri 25,023 niyo Abatutsi bari baturutse mu cyari segiteri Rubingo, babivuzeho. Harimo kandi Abatutsi bari baturutse mu mirenge y'abaturanyi. Abo bose baje bizeye umutekano kuko hari ikigo cya gisirikare. Ibyo baje bizeye sibyo babonye. Abasirikare bari kubarinda nibo bafashe iya mbere. Bahereye ku bafite imbaraga, cyane cyane abasore n'abagabo, babica urw'agashinyaguro. Abagore n'abana bahamagara interahamwe, zibica uko mwagiye mubyumva. Muri iryo curaburindi, ubwo uwitwa Umututsi yari yibasiwe, nibwo ingabo zari za FPR zadusesekayeho, zibasha kurokora twebwe twaje gusubiza agaciro abakambuwe bazira uko bavutse. Abarokotse jenoside bo mu murenge wa Jari, ndabasaba gukomera, tudadire. Twarababaye bihagije, twarahizwe, twiswe amazina atandukanye, twabaye inyamaswa, ariko uyu munsi wa none turakomeye. Turatinyuka guhagarara imbere y'abantu tukavuga, nta pfunwe dufite. Twagize inzira ndende kimwe n'abandi bose Abatutsi bari bari mu gihugu bahigwaga bukware. Nubwo twabaye mu bihe bikomeye, kuvuga bigoye, ariko ubu dufite amashimwe. Turashimira inkotanyi zadukuye mu icuraburindi,
zikatwereka umucyo, zikatugarurira icyanga cy'ubuzima, ubu tukaba dufite impagarike n'ubugingo. Barakoze cyane nabo gushimwa, ngira ngo iyo tutababona izina Tutsi ryari guhanagurwa. Turashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa Paul Kagame ikomeje guha imbaraga ibikorwa byo kwibuka abatutsi bazize jenoside no kubungabunga inzibutso zitubikiye abacu. Turashimira kandi leta y'ubumwe ko ikomeje kwita ku mibereho y'abacitse ku icumu, itwishyurira amashuri, turavuzwa, idushakira amacumbi, ndetse inadutera inkunga ku mishinga iciriritse kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, mu rwego rwo kurushaho kwibuka twiyubaka abacitse ku icumu mu murenge wa Jari, turasaba ko uru rwibutso rutubikiye abacu, umushinga wo kurwagurwa turabizi neza ko watangiye, ariko byarushaho kutunezeza wihutishijwe, kuko ubu ngubu urwibutso rwamaze kuzura kandi hari benshi tutarashyingura. Umubare navuze ungana n'ibihumbi 25 na 23 bashyinguye muri uru rwibutso, ntabwo aribo bakagombye kuba bashyinguyemo, hapfuye abatutsi benshi. Hirya no hino rero haracyari imibiri, nubwo tutarayibona, ariko twizeye tudashidikanya ko izaboneka, nabo bagasubizwa icyubahiro bambuwe. Ni byiza ko hari abacitse ku icumu leta y'ubumwe yabashije kubonera amacumbi, ariko si bose. Hari abagifite ikibazo cy'amacumbi ndetse n'ashaje. Tukaba dusaba ko abadafite amacumbi babasha kuyabona, ndetse n'ashaje agasanwa. Iyo uryamye heza unarota neza, ukanatekereza neza. Turasaba gukomeza gushishikariza abantu gutanga amakuru y'ahantu hari imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo ishobore gushyingurwa mu cyubahiro. Iyo twashyinguye abantu bacu turanezerwa, twumva muri twebwe icyo twagombaga kubakorera twagikoze, ariko iyo utarabona uwawe ngo umushyingure, n'ubundi uhorana intimba. Nizimbye mu magambo rero, icyo nakongeraho ni ugushima. Mwakoze kuza kudufata mu mugongo, natwe tubijeje ko dukomeye, dukomeje kwibuka twiyubaka. Murakoze. Tugiye gukurikira ijambo ry'umushyitsi mukuru no gusoza. Nk'uko umuyobozi yabibabwiraga, bikoraga n'amatafari ataza aho yatwara, bamwe barayambukanye batwara no muri Kongo, abandi batwaye Tanzania, ariho nahuye nawe ku Rusumo yikoreye amabuye. Nawe siribuye kuri bitwara buri gihe, ati ni aho nzagera nzashinga amashyiga nteke. Yarongera banagaruka barayagaruye, nabasanze hara munsi ya Kayonza ku Ntaruka bafite amabuye bakuye Tanzania. Rero leta y'ubumwe yagombaga kwita cyane ku bari bafite ikibazo cy'ubuzima, kwivuza. Ibyo byarakozwe. Amacumbi bihutirwa gushaka ibyo bita ngo ni temporary shelter, ahantu aho bakinga umusaya gusa, kugira ngo n'ubushobozi nibuboneka bazubakirwe nk'uko byagenze. Hari ikibazo cy'abahekuye u Rwanda, bari buzuye mu gihugu hose, bari bafashwe, abenshi bari muri za gereza, abandi bafungiye hirya no hino.
ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yihutiye gushyiraho inkiko gacaca. Iyi nkiko gacaca batazishyiraho n'uyu munsi, ngira ngo nyakubahwa visi perezida w'urukiko rw'ikirenga uri hano arabindusha, n'uyu munsi imanza ngo zazakumara imyaka 100 iyo bataza gushyiraho inkiko gacaca kugira ngo zicire abajenosideri imanza no kubahana. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yihutiye gushyiraho gahunda ndende, hari byo harimo n'ikigo cya FARG cyagombaga kwita ku bana b'imfubyi barokotse jenoside kugira ngo babone amashuri bige. Rero ibyo ntabwo byahagariye aho ngaho. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda none yagiye mu gihugu hose, abayobozi bajya mu gihugu hose barigisha, bigisha ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo wa mugambi mwiza wa RPF Inkotanyi wo kubaka leta imwe, wo kugira umunyarwanda umwe, ururimi rumwe, igikorwa kimwe utazatezuka, watanze ubuhamya yavuze Theogene muri 1994 cyangwa se na mbere yaho. Ngira ngo abari mu gisirikare cya RPF Inkotanyi RPA barabizi ko icyaha cyarahanirwaga, nta kwihorera. Ibyo rero abari mu gisirikare bari babizi, ariko n'abakigiyemo wenda bazi ko bizahinduka ntago byazagushoboka, kuko umugambi wa RPF Inkotanyi wari wo kubaka u Rwanda, ntabwo wari wo kurusenya. Kandi iyo RPF iza kwihorera ntabwo hazakuba itandukaniye n'abari bakoze jenoside hano mu Rwanda bagatsemba imbaga y'umwami. Rero ngira ngo nk'uko tubizi twese ari interahamwe, abenshi bari urubyiruko. N'ingabo za RPF RPA nazo zari urubyiruko. Urubyiruko rumwe rwatsemba abatutsi, urubyiruko rundi rwagerageza guhagarika jenoside kugira ngo bunamure icumu mu Rwanda. Ngira ngo ejo bundi hari umuntu wambwiye ati nibwo bwa mbere tubonye igihugu cy'u Rwanda nta bapfa, nta bafungwa bazira icyo ubwoko bwabo, bazira ururimi, bazira aho baturuka, bazira aho bavuka. Rero yaravuze ati hashize imyaka 30 ibyabaga muri iki gihugu mu myaka yindi 30 yari ishize bitaboneka. Ngira ngo ntabarambiye akanya nsigaje, ndashaka kuvuga ku rubyiruko. Ngwire urubyiruko ruri hano, nkuko nari maze kubikomozaho. Urubyiruko ruri hano ni mwebwe Rwanda rw'ejo, ni mwebwe imbaraga z'iki gihugu, ni mwebwe muzacyubaka. Kugisenya cyo ntago muzagisenya, kuko ideology yo gusenya yarashize. Ideology ingengabitekerezo isenya yarashize. Ubu ngubu
ideology ihari niyo kubaka iki gihugu cyari cyasenyutse, cyashize, kitakiriho, cyavuye kuri karita y'isi yose. Rero bavandimwe bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ngira ngo 2021 nibwo itegeko ryasohotse hakubiyemo yuko inzibutso zigomba guhuzwa. Ni politiki nziza guhuza inzibutso, ariko nanone bigakorwa mu bwitonzi, basobanurira abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ko inzibutso zigomba guhuzwa. Ngira ngo uturere twatangiye kwandika amateka, aribyo n'ibigo bya leta na za minisiteri. Rero ayo mateka agomba kujya ku nzibutso aho ziri hose, aribyo no ku bimenyetso biri mu mahanga. Hariho inzibutso zitazimuka kubera impamvu, ariko nabwo bikagaragara mu mateka y'aho ngaho aho urwibutso rwubatse. Nk'urwibutso ruri Kinigi ntabwo ari urwibutso runini, urwibutso rushyinguyemo imibiri itarenga magana 220, ariko niho jenoside ya mbere yabereye mu majyaruguru, kandi hapfa abantu bari bahunze muri za Mutura na Busasamana, bahungira ubu ngubu ni muri Nyabihu, bahungira muri Musanze, babicira mu Kinigi. Rero bakavuga bati kubera amateka y'iki gihugu urwibutso ruzahagume. Politiki yo guhuza inzibutso rero ni nziza, kuko ntabwo ingengo y'imari ntabwo itatana. Niba ari urwibutso rudakoze neza, bararwagura bagashyiraho ibyangombwa byose, umutekano, kugira ngo noneho abacu bashyinguyemo baruhukiremo neza. Rero nsubiye ku rubyiruko rwacu, ngira ngo twese tuzi gukoresha ikoranabuhanga, ariko ntabwo tubizi cyane nk'urubyiruko rw'u Rwanda. Urubyiruko rwacu bazi gukoresha ikoranabuhanga, ariko nagira ngo turikoreshe neza, duhakanya abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, duhakanya abagoreka amateka bavuga ngo habaye jenoside ebyiri, aribyo noneho ejo bundi Ingabire yaravuze ngo nubwo babuza kwibuka, ngo ariko ngo mu mago yabo no mu mutima baribuka, ko ubwo ni jenoside ebyiri nababwiye ngo zakorewe abanyarwanda. Ntabwo ari bo bavuga ko ari abanyarwanda, ntabwo bavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Rero icyo mbasaba urubyiruko ni uguhakanya abapfobya jenoside, ibigarasha bidashakira igihugu cyacu amahoro, mubabwira ukuri, munabereka aho u Rwanda ruvuye n'aho rugeze n'aho rujya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abitubwira buri gihe yuko u Rwanda rwiyemeje
kuba umwe, kugira intumbero, kureba kure, gutekereza, think big, ari byo no kubazwa inshingano zawe. Ibyo bintu bitatu rero urubyiruko muri hano ubu muri mu bayobozi ntago ntago mugehezwa muri politiki y'igihugu, ni mwebwe abayobozi b'uyu munsi n'abejo n'ahazaza. Aribyo rero muhaguruke murwane n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu mu 1990. nk'uko nabivugaga mu kanya, tugiye gushyira indabo abacu mu rwego rwo kubaha agaciro, kubabwira ko tukiriho kandi ko u Rwanda ari amahoro. Ndagira ngo sabe Honorable Francis, umushyitsi mukuru, Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, TDA Gasabo, umuyobozi, ndetse na Honorable Meda Rutijara kuba Gijuru bagashyiraho indabo, hanyuma muraba mukoze. kukurangamira iyo nsanga Kigali cyangwa mva kwisura ndakubona uru rugangazi mu misozi nkibuka kera ugituje ugabura neza karemano yo gusumba imisozi yakugize rwema mwitumanaho i Rwanda ishushanya ubuntu wagiriraga abandi ntiwari ukwiye kwibasirwa n'ababisha gucika kuko bica amarenga 67 abawe bari basiwe barameneshwa iterabwoba risenya ritwika jari wari jabiro ry'ineza mu bawe icyagushavuje nticyaretse u Rwanda twaje kuboza dusangiye intimba jenoside ntigasubire mu bawe abasindi b'ababanda ntibasonewe imiryango y'abega b'abakongori hari ibuva ntihasize ibara inkuru turibuka akababaro bajyanye turayibuka imiryango y'abagesera kuko abahara na Nkusi mu maganya n'imiryango y'abazigabi Rubingo abega n'abahiri ba Nkusi bataka ntitwakwibagirwa imiryango y'abasinga y'Irubingo na Nkusi babuzwa kubaho abatutsi ba Nyamunini na Kigarama habaho ibirenga imivugire y'abantu turibuka bishwe Kiguzi na Buhiza turibuka batikirijwe mu Cyuga
abaruhuye abakongori n'abajiji imiryango yabo ntiyasigaje n'umwe